Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abaheburayo ibice 11, igice c'11 turaza gusoma muri Daniyeli naho ibice 6 tuze kurangiriza mu Bakolosayi ibice 2, mu Efeso ibice 2. Kadusome Abaheburayo ibice 11 32 na 33. Mbese mvuga ikindi ki? Igihe cyandenga vuze ibya Gidiyoni n'ibya Baraki n'ibya Samsoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare. Amen. Haleluya. Turebe Daniyeli rero. Daniyeli ibice 6 murongo w'11. Daniyeli ibice 6 murongo w'11. Murongo w'11 Daniyeli ibice 6. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko ajiwe kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kuja apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye akayishimira nkuko yari asanzwe agenza. Amen. Abaefeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 10. Ibice 2 Abaefeso umurongo wa 8 n'uwa 10. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, tibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, tibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Reka dushime Imana kandi uyu mugoroba kuba turi mu nzu y'Imana. Mbora mbivuga ko kuba mu nzu y'Imana ari by'agaciro, simbisubiramo. Shimira ubuyobozi, abaswahili baravuga ngo ni kushirikisha. Bwanshirikishije, bwanemereye ko nanjye mbana namwe muri iyi minsi 40 y'igisibo twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Natekereje kuza cyumweru gitangira birananira, kuko gukurikira umuvugabutumwa uje gukurikira ni byiza, biza bituma washena ukurikiza harya yagarukiye. Amen. Nubwo yari sije yo gusenga, iyi ngiyo yo kwizera ubwo tuyikomeza icyumweru uzankurikira, ndizera ko turi kumwe kugira ngo tujane biza bibera. Nkunda kuhaba kugira ngo uzakurikira menye uko duhuza, ariko birananira. Ariko kuko rero hari gahunda yihariye banijijemo bampaye mu murimo, nubwo imvura yagwaga sinabirekaga. Amen. Nagombaga kuza, byatumye mbana namwe muri ibi bihe, kandi umutima urimo urantuma kuzakomezanya kubana namwe muri ibi bihe. Yesu ashimwe. Namaye sije nini cyane yo kwizera n'ubuzima. N'ubuzima bw'umukristo. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye, haleluya, azabeshwaho no kwizera. Cyo ni ikintu kinini cyane, kinini cyane. Ubuzima bwe buzaba bwiza kubera kwizera. Kwizera rero kubeshaho umukristo. Amen. Umukristo abeshwaho no kwizera. Rero yabaye isije y'ubuzima bw'umukristo, kureba aho yitangirira naho yisoreza ntabwo byoroshe mu minsi 3, biba bisaba iminsi myinshi. Ariko rero hari isije nto aho bigabanira ku banditse ibitabo, isije uyirimita. Amen.
aho bigabanira ni cya gice kivuga ngo cyo mu Baefesi ibice 4 kivuga ngo Imana yatanze impano mu rusengero, igira bamwe kuba bavuga butumwa bwiza, igira abandi kuba intumwa, amen, igira abandi kuba abahanuzi, igira abandi kuba abungeri, igira abandi kuba abigisha, kugira ngo itorero ry'Imana, haleluya, babashe gukura. Imana ishimwe, ngo bashikire ubumwe bwo kwizera, amen, bizere kimwe, babyumve kimwe, kuko kwizera ni ukumenya. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya, niyo definition yo kwizera. Ntabwo wakwizera ibyo utazi, wizera wasobanukiwe, wizera wabyumvise, wizera wabimenye, kandi ukabimenya neza udashidikanya. Amen. Rero izo za ministeri icyo zibereye mu rusengero kugira uzigishe. Noneho tuza kuganira gace kavuga ngo twongerere kugira gute kwizera. Mbitekerejeho uzakurikira zabikomeza, sanga ni ikintu abigishwa basabye Yesu. Babisaba Yesu kubera ijambo yababwiye riremereye, twabivuzeyo. Arababwira ngo mukwiriye kubabarira babacumuyeho, mukabababarira. Umuntu yagucumuraho ukagira gute, ukamubabarira. Kandi abigishwa bari begereye isezerano rya kera. Nababwiye ko hariya muri Yohana, Matayo, Marko, Luka hari hakiri ngo mu isezerano rya kera Yesu yari atarapfa ngo agire gute, azuke. Isezerano rishya rirasa n'iryatangiranye n'ibyakozwe n'intumwa umunsi umwuka yururukaga, amen, abantu bagahishurirwa nde Yesu, umwuka akabereka Yesu, bakamumenya, bakamwizera. Yesu ashimwe. None abigishwa bumvise amakuru yo kubabarira, Yesu arababwira ngo umuntu nagucumura inshuro 7 uzamubabare karindwi. Bibukabo kuko mu isezerano rya kera ijisho rihorerwa irindi jisho, iryinyo rigahorerwa irindi ryinyo, kandi umuntu yacumura akangazwa, akabemba, akagira ibibemba, akaja inyuma y'umuhana kugeza abonye ituro, intama cyangwa ihene yikorera ibyaha bye, amen. Ibibembe bigakunda bikagira gute, bikava. Ibo ntibari bazi byo kubabarira, icyaha cyarahanwaga. Noneho bumva biraremereye, babwira Yesu ngo watwongereye kwizera, amen, kugira ngo tubashe gukora ibyo wagize gute, wadusabye. Yesu ashimwe. Jewe rero iyo soma texte neza sanga Yesu atarakubongereye, aho tuhumvikane neza, ntiyababwiye ngo ndakubahaye, amen, ahubwo yababwiye ijambo rikomeye cyane. Yarababwiye ngo mwagira guto, ni nko kubabwira ngo ntako mufite, amen. Kandi abigishwa bari bataragira kwizera, nubwo bajyanaga na Yesu, ariko ntibari bamuzi. N'ubu mu nsengero tugira abantu baba mu nsengero ariko bataramenya Yesu, kuko Yesu ahishurwa n'umwuka, amen, haleluya. Incredulity vanwaho no guhishurirwa Yesu, umwuka akaguhishurira Yesu ukamwizera. Bari batarizera. Mwibuke igihe cya Lazaro, ndabaganirira nk'umwarimu. Yesu ababwira ngo Lazaro ararwaye, Lazaro arasinziriye, amen, haleluya. Abigishwa rero ntibabyemera, ababwiye ngo yapfuye, abigishwa bumva ko adashobora kumuzura. Nicyo gituma Yesu yahagaze kumva Lazaro ararira. Yamarira ibo bayasobanuye mu buryo bw'umubiri, baravuga ngo murebe ukuntu yamukundaga, ariko mu buryo bw'umwuka yarijijwe nuko bataramenya ko ari we kuzuka n'ubugingo, haleluya. Arababwira ababwira ati nzagezahe kubihanganira abatizera. Abwira Marta aramubwira ngo iyo uza kubaha musaza wacu ntaba yagize gute, ntaba yapfuye. Yesu aramubwira ngo nakubwiye ngo niwizera. Yesu ashimwe. Urabona ubwiza bw'Imana. Marta amubwira kuko natwe twizera, aramubwira ati ndizeye. Yesu amubwiye ngo arazuka. Yesu amubwiye ngo nije kuzuka. Marta aramubwira ati nzi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nuko utizera uko kose. Iyo aba wari wizeye wamenyaga ko arije kuzuka. Ntabwo kuzuka ari umunsi, kuzuka ni umuntu. Wamenyaga ko arije kuzuka n'ubugingo. Abigishwa byari byarabananiye kwizera. Noneho Yesu
ntabwo yabongereye kwizera. Arababwiye gusa ngo yaba mwarimu nafite na buto kungana n'akabuto kimbwisha. Amen. Niko abakongomani baza bavuga. Ninde wabonye akabuto kalengalenga? Yes. Gatoya murazifite kuko abantu ndi bafite sinapi ni kurya akabuto ka sinapi karatakara mu kiganza tukabona. Yesu aravuga ngo yaba mwarimu ufite kwizera kungana kuriya gusa kwizera guto ni ngo ntako mugira tujyana ntako mugira. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero uyu mugoroba nashatse gusubira muri definition yo kwizera. Biravuga ngo kwizera ni ukumenya ukaba ufite muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana haravuga ngo kwizera ni ugutunga, ni ukuba ufite ibyo wiringiye. Amen. Haleluya. Ariko ukaba ubifite none ibyiringiro no kwizera ni ibintu bitandukanye. Ibyiringiro ni ibintu uzabona, kwizera ni ibintu ufite. Haleluya. Ndashaka ngo tujane buhoro buhoro numve ko nabageza kubyongeza numva. Yesu ashimwe. Ejo n'abasobanuye mbabwira ngo twiringiye iki? Kambasubize kuri ibyo. Twiringiye ubugingo buhora. Amen. Twiringiye ubuzima bwatsinze urupfu. Twiringiye kuzabaho iteka. Twiringiye kuzabaho Satani n'abadayimoni batakibaho. Nta byago nta makuba. Ibyo sizo twiringiye. Yesu ashimwe. Kwizera rero ko kurabikurura tukabigira uyu munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kandi tubibonera he? Muri Kristo Yesu. Ndaza kubibasobanurira. Yesu ashimwe. Umukristo wakiriye Kristo kandi nababwiye ko kwizera kutareberwa mu byinshi. Kwizera ntabwo ari muri mu bwinshi. Igifaransa nicyo kivuga neza. Ntabwo kureberwa muri quantité, kureberwa muri qualité. Nuvuga ngo kureberwa mu buryo wagushize mu mwana, mu buryo waguplashije neza muri Kristo Yesu. Haleluya. Wenda izi nyigisho ziragoye ariko murumva kuko nabasobanuye ko akunda abantu baplasa kwizera. Bamwe bakagushira muri nature, bareba iby'Imana yakoze bakavuga ngo birashoboka ko hari Imana. Amen. Ko no kwizera aba yaguplashije ukuntu ariko uko nguko ntigukiza kandi ntikwimura imisozi. Amen. Hakaba n'abandi bagira kwizera kwa marangamutima, kwa conscience, kuvuga ngo nacumuye. Amen. Kandi birashoboka ko Imana ihari. Nta muntu utemera ko Imana ihari. Muzaje kubaza abapagani, uzamubwira ngo Imana, arakubwira ngo Imana ndayizi. Niko abapagani bavuga. N'umufumu aracuna yananirwa akavuga ngo hasigaye ahiki Imana, urumva mu mutima barayizi. Hakaba no kwizera n'abasobanuriye gushingiye ku bitangaza. Wabona igitangaza ugakunda ukagira gute? Ukizera no kwato uko kose no kwizera ariko kudateye neza, kudafite karite. Amen. Hakaba no kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana. Nabwiye Bibiliya iravuga ngo haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo bakwizera gute bataragize gute? Batarabwiwe. Babwirwa gute? Nta watumwe. Nukuvuga ngo hagomba kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu arishingiraho agire gute? Yizera. Bibiliya ikavuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Nukuvuga ngo kwizera gushingiye ku butumwa. Haleluya. Niko kwizera kurandura imisozi. Ndaza kubereka ukuntu ko gushingira ku butumwa. Kuntu kwizera gushingira ku butumwa. Ku butumwa bwiza. Amen. Mbere yo kugera ku kwizera gushingira ku butumwa, reka mbereke ukuntu abakera bizeraga Imana bakagira kwizera gushingiye mu Mana. Twebwe dufite kwizera gushingiye mu Mana ariko guca muri Kristo Yesu. Haleluya. Niho nasomye hariya ngo tuvuge iki? Amen. Tuvuge ibya Baraki, tuvuge ibya bande, tuvuge ibya Samson. Bariya bose bagira kwizera gushingiye ku Mana. Bari bafite Imana mu buzima bwabo. Kwizera gukurura Imana, kwizera kubereka Imana, kwizera kubereka ko bari kumwe n'Imana, kwizera kubemeza ko y'Imana bari hafi,
kwizera gukurura Imana batabona. Amen, haleluya. Kwizera gutuma bicara mu Mana batarimo bayumva, bakumva bari mu Mana. Niho natoye urugero rwa Daniyeli. Yesu ashimwe. Daniyeli reka tumurebe. Haleluya. Yari umwana w'umuyuda wakuze neza. Mugende musome ubuzima bwe. Yesu ashimwe. Akura azi imirimo, azi Imana ya Aburahamu, akura azi Imana ya Isaka na Yakobo, akura yemera Imana ya basekuruza, arayizera, arayikomeza, yumva n'Imana ye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukeye kubera gucumura n'ibyaha by'ubuyobozi, Yerusalemu irasenywa. Daniyeli nawe ajanwa n'abandi iminyago, ariko ajana ya Mana. Amen. Agendana kwa kwizera kwa ya Mana muri Babuloni. Yesu ashimwe. Haleluya. Agezeyo abandi bacika intege, babandi badafite kwizera, bumva Imana yabataye, bumva Imana yabanze, bumva Imana yasenye umurwa wabo, bumva Imana yasenye n'urusengero, barabihirwa, barababara. Amen. Ariko Daniyeli akomeza kwegera Imana ye. Yesu ashimwe. Aravuga ngo nubwo ibintu byahindutse, niho twavuze ngo ukwizera kuza kuzara kumvira, nubwo tutakiri iwacu, ariko ya Mana iracyari Imana. Ya Mana ntabwo yagize gute, yahindutse. Nubwo ibihe byahindutse, Imana ntiyagize gute, ntiyahindutse. Nubwo tutakiri mu gihugu, Imana ntiyagize gute, ntiyahindutse. Ya Mana, haleluya, iracyari Imana uko nyizi. Nuko niko kwizera rero kuza kumera, gufata Imana kukayigundira, kukayicaramo, nubwo ibihe wa muntu arimo bidasa naho biri mu Imana. Yesu ashimwe. Ko niko kwizera, ndaza kwizera ko muri Kristo Yesu. Daniyeli rero akazasenga, agasenga ya Mana, akaje no mu butayu agasenga. Ariko bageze muri Babuloni, umwami w'i Babuloni yari umwami w'umunyabwenge. Amen, haleluya. Aravuga ataba izi mpunzi ntabwo nzifata nk'impunzi, reka nzi exploit. Birashoboka ko bafite ubwenge, ndebe icyo nabakuramo cyakubaka igihugu cyanje. Uwo ni wo mwami mwiza. Amen. Hari abandi bami n'igihugu cyacu nza mbona abayobozi Imana yaduhaye. Haleluya, haleluya. Nkunda iki gihugu, ngakunda n'abayobozi bacyo, bagira ubwenge bukomeye cyane. Muri Kongo, amen, mumbabarire ntabwo mbanga, Kongo yo nubwo waba umunyabwenge ariko uri umunyarwanda barakwirukana. Amen. Pe wanabakorera neza bakarakara babwenge, ahubwo bukabatera ishari. Ariko iki gihugu iyo bagusanze mu umunyabwenge uri umushitsi, baguha nationality. Yesu ashimwe. Haleluya. Kugira ngo bagukame bwabwenge ububakira igihugu cyabo niko bakira. Yesu ashimwe. Ntabwo bavangura, bashaka abanyabwenge. Niko n'umwami w'i Babuloni yarateye. Zabintangaza. None aravuga ati bariya bagabo reka mbashakemo abonyubakira igihugu. Abwira abakozi ati mushakiremo abasore 4 beza. Yesu ashimwe. Haleluya. Atanga condition. Nzambikunda cyane, nkunda gusoma Bibiliya. Izo condition zanigisha urubyiruko. Aravuga ngo abasore bavukiye mu nzu z'icyami. Iyo niyo ari condition ya mbere. Abasore bavukiye mu nzu y'Imana, bazawe n'abakishishwe, bafite uburere bwiza. Amen. Ndabarahiye abana banyu bariho umugisha w'amasengesho yanyu. Yesu ashimwe. Abana banyu ntibateye hamwe n'abana b'abapagana. Abana banyu ni abana Imana yishimira, kandi bariho umugisha w'ababyeyi, na Bibiliya irabivuga. Haleluya. Mushaka abana bavuye ibwami, ubu mbita nk'abana b'abakristo. Mwamara avuga ngo mushake n'abana, amen, ngo basa neza. Yesu ashimwe. Basa neza, bazi no kwambara. Amen. Ngo bambara bakaberwa, ukabona nyine bashobora no gutunguka mu rugo rw'ibwami. Hanze tugira abana batotunguka mu rugo rw'ibwami pe, bafite imisatsi y'imisumari, bafite ipantaro zicitse, bariya ntibuje ibwami. Amen. Bariya ntabwo bo bahitamo. Ariko umwami aravuga ati mushake abantu bari smart,
umusore uhagarara ukabona n'umusore mwiza uberewe sokoje umusatsi we wambaye neza. Yesu ashimwe. Abarimo muhitamo mwongera mushaka abasore bafite vision. Haleluya, haleluya. Abasore bareba kure, batekereza icyo bazakora, batari abanebwe. Yesu ashimwe. Bari bazi guhitamo cyane, baragenda bahitamo Daniel na Saduraka na Meshake na Bedenego. Abo basore babajyana ku ishuri ry'umwami rya Babuloni. Haleluya. Abo basore bahageze nanone bakomeza kumarika diferanse. Yesu ashimwe. bigaga ibintu byinshi, babahinduriye amazina, bashaka kubahindura ubwenge ngo babakuremo ubwenge bw'abakarudaya no kubaha Imana yabo, babakuremo ubwenge bw'abayuda babashiremo ubwenge bw'abakarudaya, ariko nanone bagumana ubwenge bwabo, biga amashuri. Amen, haleluya. Amashuri agoye cyane, amashuri nyine y'igipagani. Umukristo ntabwo azakangwa no kuba mu bapagani, ahora ari umukristo mu bapagani. Haleluya. Ashobora kuba umukristo muri ba majisi. Amen. Nta umukristo bwe butinya. Yenza tangazwa n'abantu bagira ubukristo butinya. Yesu ashimwe. Umukristo acya hose kandi hose akamuhizira kandi hose ntiyagira icyo hamukoraho influence. Haleluya, haleluya. Tugira abantu banga ngo ntasengera ngo muri urusengero ngo kwizera kwe koshira. Akanga kwinjira ahantu ngo kwizera ko kogira gute kogabanuka, gasanga aratinya. ubukristo bwiwe burasa n'ingikime, izuba rivira kikagira gute kigashira. Sanga ubukristo bwa, ariko umukristo nyawe ufite kwizera wamenye Imana anyura hariho hose ntahinduke. Haleluya, haleluya. Ntabwo azahinduka. Daniel rero ntiyahinduwe n'iryo shuri. Iryo shuri uzi ibyo bigaga astrology, astronomy, bigaga inyenyeri. Niho havuye abanyabwenge basobanuye ya nyenyeri Yesu yavutse. Bari barigiye muri iriya shuri rya Nebukadineza. Hariya niho habanje universite ya mbere. Amen. Iyo niyo kuru nziza bigaga. Ikindi bigaga maji, bigaga ubukonikoni, bigaga uburagu, bigaga ubupfumu, bigaga uburozi. Ibyo nibo abanyabwenge. Umwami w'i Babuloni yahamagaraga abapfumu n'abakonikoni nabo bakaza. Amen. Abo bose bari barigiye kuri rya shuri Daniel na Saduraka na Meshake bigiyeho. Ariko Daniel na Saduraka na Meshake kubyiga ntikwabakuyemo Imana yabo. Haleluya, haleluya. Ahubwo bamenyaga faiblesse yabo, bakiga biga iby'abarozi n'abandi bagira, avuga ngo ahangaha ni amafuti, Imana yacu ahangaha. Yesu ashimwe. Ikora irya kandi ibingibi birabisumba. Natwe kuri teoloji, nize teoloji, twiga Islamu, twiga Hinduisme, twiga ariya mareligiyo yose, ariko nanone ntaza gukuramo kwizera. Haleluya. Ufite iyo mwiga Mahome, mukiga Mahome na ejire yiwe ukamugereranya na Yesu, usanga Mahome ari futi. Yesu ashimwe. Usanga Yesu ari umwami. Haleluya. Iyo mwiga Buddha, mukiga Buddha, Hinduisme, mukiga Buddha na filosofize, ukamugereranya na Yesu, usanga Buddha ari zero. Haleluya. Kubera iki? Niko ba Daniel bari bameze. Barabonaga biriya by'amaji n'amastrology n'ubupfumu n'uburago, bakabona Imana yabo. Haleluya. Irabiruta. Yesu ashimwe. Ikindi bitwayemo ibyo ni ibyo kurya, ni nkabyo banze. Amen. Noneho banga kurira ku meza y'umwami kuko ibyo byo kurya byaterekerezwaga imyuka mibi. Amen. Ikindi kandi ibyo biryo byari ibiryo by'inyamaswa zizira, kandi wabo batarya inyamaswa zigira gute zizira. Babwira uwabarebaga bati utubabarire utugaburire ibishimbo, mu minsi 10 uzarebe ko aba batuta. Yesu ashimwe. Kwizera, iyo umuntu yizeye Imana asa neza uko ari mwarya kose. Yesu ashimwe. Wirira ikijumba cyawe cyokeje ugasinzira ibitotsi byinshi, ukanywa mukaru ugakangurwa n'inyoni, umubiri wawe ugasa neza. Haleluya. Kubera ko ufite iki? Ufite Imana. Yesu ashimwe.
rero tangara dukunda ngo tubone amafaranga turye neza, wamara kubirya bikahinduka indwara, umubiri nta kigenda. Habamo ibanga rikomeye cyane. Noneho bagara kwa muganga bakakubwira ngo uhereye none mayoneze apana, firita apana, bakagusubiza kuki ku mushogoro, nawe udafite iki umunyu. Ikibazo gikomeye. Haleluya. Rero ufite Yesu abaho muri kadere yose. Yesu ashimwe. Kwizera. Haleluya. Hari indirimbo y'igiswahili nkunda cyane zivuga ngo kwizera ngo kuna imani inaruka juu ya hali zote. Yesu ashimwe. Ngo inaruka juu ya mambo yote. Kwizera kuza kurenga ibintu byose, kukarenga n'ubuzima. Uri mu buzima ukanezezwa n'uko umeze, ukanyurwa n'uko uri. Amen. Haleluya. Iyo ngiye muri filozofi y'ubuzima biza bintangaza, nza nsanga ku isi twese turi abakene, nta mukire ubaho n'umwe. Amen. Haleluya. Uwavuga ngo kubera iki biriya tubona hanze ni ibihenda amaso, Yesu ashimwe, ariko mu mutima, amen, wa wundi ufite ibintu byinshi uzamwata igiceri wumve azakubwira ko ibibazo bimwishe, nawe adafite ibiceri bihaye bikemura ibibazo bye. Amen. Niho uzamenyera nawe ko ari umukene. Yesu ashimwe. Kuko nagaragaje kwanariza ibintu, amagambo nuko umwanya wanje ugenda, amagambo atatu avuga ngo umutunzi, umukire n'umuherwe. Amen. Noneho usanga umuherwe ni wa wundi ufite ibintu bimusagutse akangaje abandi akabahemba, ariko nawe nta mahoro agira. Amen. Bya bintu biramuvuna, biramurushya. Uzi ko arara yicaye, iyo amakamyo yiwe avuye Dar es Salaam ntamenye ko anagera i Kigali, akicara n'ubwoba ngo aratemba mu nzira. Amen. Kandi afite amakredi. N'umuherwe nawe ntagira amahoro. Hakaba umutunzi. Umutunzi ni wa wundi nawe ufite ibimukwiye. Niko nje ko ndavuga uko nza mbiyanariza. Amen. Agashobora kurya akarangiza ukwezi akishurira abana minevara. Ariko umukire ni wa wundi ukize ku mutima. Haleluya. Niwe nje nzanita umukire, unyurwa n'ibyo agize gute afite, byaba bike byaba byinshi, akagira amahoro y'umutima, akagubwa neza. Rero abantu bafite kwizera nibo bakire. Haleluya. Bazi kuko Imana ibari hafi. Iyo agize icyabura yizera Imana muri kwa kunda kibuze, akamenya ko ubuzima bwa none ejo Imana izabuhindura. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Sinzi niba nakwinjira mu buzima bwanjye nigirira amahoro. Amen. Yesu ashimwe. Nyurwa na Yesu kandi Yesu akampa ibyo nkennye. Amen. Haleluya. Zabaho ubuhamya bundi, ariko iyo wizeye Imana ntacubura. Yesu ashimwe. Imana iguha amahoro kandi ikaguha ibigukwiye. Ntabwo urwanira amatitire, ntabwo urwanira iki, ntabwo uratuza, kandi Imana igakemura ibibazo. Haleluya. Haleluya. Kwizera rero, reka ngaruke kuri Daniel murangize kugira ngo nze mu kwizera kwa Kristo, ko muri Kristo Yesu. Abantu bagira ishari rya Daniel, ni hariya dusomye, baramureba Daniel arazamuka, azamurwa n'ubuntu bw'Imana, arazamuka kuko yari afite ubwenge budasanzwe. Haleluya. Imana imuha kuzamuka mu butegetsi, ategeka Babuloni, aba umuntu wa kabiri wungirije. Yesu ashimwe. Noneho abantu bagira ishari, reka ngubwire kwizera kugutsindira amashari y'abantu. Amen. Iyo wizeye Imana wayikapte, ukayifata, ukayigira iyawe, ukayicaramo, ukumva ko muri kumwe. Yesu ashimwe. Abanyeshari amashari yabo ntacyo gutwara. Amen. N'imitego bagupangira yose ntakifata, ifata ubusa. Haleluya. Noneho ngo bashakira Daniel impamvu barayibura, baravuga ngo tuzabonera impamvu mu Mana ye. Amen.
baragenda baza kubwira umwami abakonseye batuhereye none mwami uri nyagasani, abantu bakunda babakomera amashi, uhereye none abantu bose bakwiye kugusenga, utazagusenga azatabwe mu rwobo rw'iki rw'intare. Haleluya. Ibyo birandikwa birasinya bakubitaho ikashi. Abagizi ba nabi bahita bavuga bati Daniyeli turamubonye. Amen. Turabizi ko atazabikora. Daniyeli ngo yumva ayo makuru, ngiye kurangiza Daniyeli mbereke kwizera ko bavuze ngo bazibye iminwa y'intare. Haleluya. Daniyeli yari afite kwizera kumvira, l'obéissance de la foi. Iyo kwizera kwazamutse kugeraho kumvira situation yose kukayemera, kavuga ngo nubwo bwije ejo buzaca, nubwo imvura irimo igwa ejo izahita, nubwo abantu bampagurukiye ndi kumwe n'Imana ihindura ibihe. Haleluya. Nubwo narwaye ndi kumwe n'Imana ikiza. Yesu ashimwe. Kwizera rero gutuma umuntu ataboroga, gutuma umuntu adataka, gutuma umuntu atamiza, gutuma umuntu atuza. Haleluya. Agaturiza mu Mana yafite kuko yarayifashe, ntiboneka ariko arayifite, akayicara. Haleluya. Haleluya. Nicyo nza nkundira kubwira abakristo ngo bizere Imana. Nimwizere Imana. Bariya nza mvuga nubwo nyine abantu benshi batabinkundira, ariko nza mbakebura. Bariya babahamagara babahanuzi bari nta kindi kibajana kubashaka n'ubwoba, ni ukutizera. Ariko we wizeye Imana ushira ukuguru kukundi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ugatuza ubuzi kuko Imana, Yesu ashimwe, ihari kandi bikemura. Amen. Haleluya. Daniyeli ngo yumve iryo tegeko ryabaye, yarazi ibyaza akora, ahita atangira gusenga nk'uko yabigenzaga. Hari ijambo rivuga ngo yakinguye amadirisha yerekeye Yerusalemu, ngo gasenga kangahe? 3 ku munsi. Ngo kandi ntiyasenze kuko haje ibibazo, ngo nkuko yahoraga agira gute abigenza. Haleluya. Ntabwo gusenga kwe ari abakristo basenga cyane kuko habaye ibibazo. Amen. Ariko umukristo nyamukristo, umukristo muzima wizera, gusenga ni ubuzima, gusabana n'Imana ye ni ubuzima. Yesu ashimwe. Ubundi gusenga si ugusengera ibibazo, gusenga ni ukuganira n'iki n'Imana. Je nahinduye amasengesho aryohera, nayo mbwira Imana ngo warakoze Mana. Haleluya. Wampaye agakiza, wangize umwana wawe, wampaye imigisha muri Kristo, waranzamuye, wampaye agaciro. Haleluya. Kandi unyitaho, uri umwungeri wanjye, ndagushimira. Haleluya. Ntabwo kigira ya masengesho kugira ngo Mana urabona ngo abana barwaye, ngo ejo sinzi ibyo zorya. Amen. Yandi rero ntabwo anezeza. Uyasengera mwihahamuka kandi akaba magufi. Iyo utanze ikibazo amagambo abashize. Amen. Haleluya. Ariko amasengesho yo kuganira n'Imana no kuyinezererwa, ararama, aratinda, wuzura umunezero, kandi niyo Imana ije yumva. Nuko ngiye mwisije itari yanjye mwarangije. Haleluya. Kandi niyo masengesho Yehoshafati yasenze, mugende mu bisome mu Ngoma za 2 ibice 20, atewe n'abanzi benshi. Harimo formule 3 kunda cyane. Uzuko yatangiye gusenga bamubwiye ngo abamoni n'abamori bamuteye, ageze mu nzu y'Imana umva uko yasenze. Yabwiye Imana ngo Mana, ngo si wowe ufite ukuboko ngo kuzuye imbaraga ngo kwatuma nta wagutanga imbere. Imana ishimwe. Iyo ni louange na adoration. Abanza kuvuga imbaraga z'iki z'Imana. Ushaka gusenga neza, banza uvuga imbaraga z'Imana, ibagirwa ibibazo byawe. Amen. Icya kabiri, yerekana kuko byose bikomoka ku Mana. Abwira Imana ngo si wewe waremye amami yose. Haleluya. Yesu ashimwe. N'abariya bampagurukiye urabategeka, n'abariya banyanga ufite icyo bavugaho. Yesu ashimwe. Ariko ntiyabibwira Imana gutyo gusa, aravuga ngo ni wowe utegeka amami yose. Icya gatatu, yibutsa Imana imirimo, ngo si wowe wadukuye mu Giputa. Yesu ashimwe. Haleluya. Agenda itinerari yose ya Giputa. Ninko ngiye yobwiye Imana ati ya nyanja si wowe yabonye gatinya. Yesu ashimwe. Si wowe waduhereye amazi
ukaduheza manu ibyo kurya bikomoka mu ijuru. Haleluya! ngo byatekewe mu gikoni cyo mu ijuru bitekwa n'abamarayika, ngo byari bifite vitamini zose. Haleluya! iriya manu yari nziza cyane. ubu ngubu bazatubwira ngo n'indyo yuzuye harya, ugasanga twarunze ku meza umushogoro, ibishyimbo, ikirayi, ngo niho byunganirana, ngo bibe kibigira proteine zishitse. Amen. Ariko manu ngo yari ifite proteine zose, ngo kandi ngo yatanga ubwenge. Haleluya! arabwira Imana imirimo yakoze. Ijambo rya gatatu asenga yibutsa Imana amasezerano. Abwira Imana ngo si wowe watubwiye ngo ntiduterwa na mugiga, ngo cyangwa se abanzi, ngo tuzaze muri iyi nzu, ngo kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Haleluya! noneho ubwiza bw'Imana buramanuka, icyubahiro cy'Imana baracyumva, urukundo rw'Imana rusaba imitima yabo. ngo amare kumva bashushe bamaze kureba ya Mana yabo, abona kuja ku kibazo ngo dore abamoni. Yesu ashimwe. Haleluya! dore abamoni n'abamori. Imana ihita imanurijwe. Yesu ashimwe. Rabwa ngo nimwumve yemwe abi Yerusalemu, ngo nawe Yehoshafati ngo n'ingabo, ngo ruriya rugamba si urwanyu. Haleluya! ngo ntabwo ari urwanyu, ngiye kururwana. Imana rero gusenga ntabwo ari ukuja kurira. Amen. no kuja kubwira Imana kwigukunda, ukayibwira ko yakwitayeho, ukayibwira ko igutekereza, ukayibwira ko ikurarira ku ijoro, ukayibwira ko yaguhinduye umwana wayo, ukayibwira. Haleluya! none ukanezerwa. Daniel ngo asenga kuko yasangwaga asenga, kandi ngo akingura amadirisha yerekeye Yerusalemu. Muzamenye impamvu bari bazi ngo Imana yarasigaye, akohereza y'amajwi, kuko bari bazi kwiba mu rusengero. Yesu ashimwe. Haleluya! Daniel amaze gusenga arituriza, abantu baramureba, bagenda kubwira umwami bati Daniel rero yishe rya tegeko. Umwami ngo ashaka kumurwanirira. Amen. Biranga. Hari igihe abantu bazakurwanirira bikanga, ariko Imana nikurwanirira bizakunda. Imana izakurwanirira bikunde. Yesu ashimwe. Hari igihe duhura n'ibibazo ugahamagara abantu ugatabaza, ariko abantu bageraho bakagira gute? Bakananirwa. Naha mu gihugu iyo urubanza rwawe rwageze mu maboko y'abakomeye, uzubwira avoka ngo ngaha akakubwira ngo hasi mbishoboye. Amen. ariko mu by'ukuri Imana iramanuka. Haleluya! ikindi kandi amategeko, ngo amategeko y'Abamedi ngo n'Abaperesi ngo n'amategeko atagira gute? Atavuguruzwa. ngo twarasinye agomba kuja mu rwobo rw'intare. hari igihe amategeko atakurengera, ariko Imana ikagira gute? Ikakurengera. Haleluya! 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 Imana ikakurengera. Yesu ashimwe. ngira urusengero hariya abashumba barahaze, najanye n'umushumba antwaye mu modoka, reba urusengero ruba mu gishanga. Amen. Gishanga pe. Nabanaga n'umugabo ngo niruca ibigango, hari abamuzi. yaza agasenga ngo Mana, ngo abayobozi nibaza basanga ari ku musozi, kandi amazi arimo agira gute? Areremba. ngo bahuma amaso ngo nibareba ngo babone umusozi. Haleluya! nana naje kamuseka, ariko kumuzehe noneho byamwangiye. Yesu ashimwe. igituma mbivuze nuko nahagararaga ubwiza bw'Imana bwaje ndimubwiriza, kavuga ati Imana ishobora byose, tishobora guhindura amategeko y'igishanga. Amen. cyangwa igahindura igishanga umusozi. Yesu ashimwe. bwakeye kabiri mbwiriza gutyo, numva mukankomeje arampamagaye, arambwira ati ngwino hano. nahoraga nje kumuderanje cyane, akamubwira ati warese, akambwira ati nta bwenge mugira, mwebwe mwubaka mu bishanga gute? najanye na engineer, aramubwira ngo ubwo se warize? ngo engineer utaza hari amazi na hari ubutaka. Amen. bukeye mpamagaye ndagenda ninjira mwa engineer Remy, arambwira ati waguhamagaye ni boss rekazi. umwanya mbona mukankomeje araza, arambwira ati pastor, ati nije noneho guhamagaye, ati ubundi wazaga kundeba, ati cyo guhamagara rero kugira ngo ama stress yawe agire gute? Agabanuke.
atuzi ko umujyi wa Kigali n'ubuyobozi bw'igihugu bicaye iwawe bakahavana mu gishanga. Yesu ashimwe. Haleluya. Ati kandi ahandi hose ni mu gishanga. Ati niya muri Assemblée de Dieu ni mu gishanga. Ati kwa Rugamba ni mu gishanga. Atari ku yawe atutegereze amezi 3 igishushanyo mbonera gisha kisohoke. Atari ko nabikubwiye mbere kugira ngo ugende usinzire, nabonye byarakugoye. Haleluya. Ndamushimira. Ubundi narisigaye mwinjirana nyine nkamubwira nkamushiki wanje nkamubwira ndo ubundi amasengesho yanje ni yakushiza aho ngaho. Ndahamba. Yesu ashimwe. Haleluya. Aramenyera. Amezi 3 ashize njya ku kigo cy'ubutaka mbaheza nimero batahani ku musozi. Haleluya. Ntangira gushaka autorisation biragora. Naje mu mujyi wa Kigali bareba muri computer ndi ku musozi, bamanuka muri enquete bagasanga amazi ari mwaragira gute bakambwira bati bishoboka, bati bishoboka genda RDB baguhese certificate, ngenda RDB barayimba. Nasubira mu mujyi wa Kigali bati certificate baguhindi bakabona ntibishoboka. Amen. Haleluya. Imana irabigira uko ibigira, biraruha byicaza abayobozi bakuru. Yesu ashimwe. Baremera bati uko biri kose uko hasa ku maso siko hasa kuri kucuma kuri cyacyo maniki yaryo GPS. Bati ni mumureke yubake, bampa autorisation. Haleluya. Numva ndishimye. Bampa autorisation ejo bundi kandi ibyo bishanga ngo bikomere. Akarere karamanuka n'umurenge noneho. Bati ninde wabuhaye autorisation? Bati ni umujyi. Bati turawupize. Noneho twenyine tugiye kubireba. Akarere karamanuka bakubita hirya GPS bati hari amazi. Bakubita hino GPS bati hari amazi. Begereza urusengero bati ni ku musozi. Haleluya. Tagenda mbwira umurenge ntakarere Kameme kanyemereye kubaka kasanze ari ku musozi. Umuyobozi w'umurenge wacu ati ntibishoboka. Wowe none se urangiza akarere kemeye wanjye n'ibyo umujyi wemeye? Ati ni mu murenge wanje ni jewe ufite ubushobozi. Tokenti nawe gahagerageza. Yohereza abantu n'imodoka n'igikopo kirangi ryo gusiga towa. Baraza na GPS bakoza hariya ngo ni mu mazi, bakoza hariya begereza ku rusengero bati ni ku musozi. Barataha. Haleluya. Kweli Imana ijiburana. Yesu ashimwe. Ikakuburanira yaburaniye Danieli. Haleluya. Haleluya. Imana burya irakomeye cyane. Mbabwiye ibintu izikora muyizere gusa. Mbwirira mugenzi wawe umubwira ngo izere Imana. Haleluya. Ya. Sinzi naringiye kuja mu buhamya bw'ubuzima bwanjye buza bunezeza cyane. Yesu ashimwe. Bindi Imana igikora kandi gatangaza, ariko washize kwizera kwawe muri yo neza. Amategeko ananirwa kurengera Danieli, umwami ananirwa kumurengera. Amasignature aremeza bafata Danieli, intare barazisozesha. Yesu ashimwe. Umunsi wo kumujyana mu ntare ndawukunda uriya munsi cyane. Imana ihita yohereza marayika. Haleluya. Abanziriza Danieli, reka mbabwire, iyo umuntu yizeye Imana nk'Imana ye ukayikurura ukayigira iyawe, ukayicaramo ikakwicaramo, ukicara uzi ngo ufite Imana, ukicara uzi ngo senga Imana, ukaba mu nzu uzi ngo ufite Imana. Haleluya. Kwizera kwawe ntiguhungabane, ntiguhungabanywe n'ibyo ureba. Wenda ni muri seminari zabigisha ubukristo burebera indani n'uburebera inyuma. Buryo ubukristo burebera inyuma burahungabana, ariko ubukristo burebera indani. Yesu ashimwe. Haleluya. Amasaha yaje yagenda hageraga hariya mu Efeso ntabwo buhungabana. Titukaze turebera Imana mu bifatika, tuza tuyirebera mu byo yadukoreye muri Kristo Yesu. Ibyo nza kubasobanurira. Yesu ashimwe. Aho rero niho uplasa kwizera kwawe muri position nziza kukagira karite. Haleluya. Danieli baramuzana, Imana yohereje marayika.
none iyo ndi muri biro mbaye nandika hejuru y'inyigisho za Daniyeli ziraha, nahise numva umwuka ko ambwira, haleluya, ambwira ko icyajanye marayika. Marayika yari nk'umugarde koro wa perezida ugiye kumutegurira iyajya. Yes ashimwe. Marayika rero aje gutegurira Daniyeli iyagiye, ntiyabuza Daniyeli kujyayo, ariko aramutegurira. Ahageze rero atangira kuganira n'intare, kuko intare zumva Imana. Yesu ashimwe. N'ibisimba byose byumva iki? Ariko muzi Imana yahamagaraga ibikeri bikava mu bishanga bigatera Farawo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibikeri bikabwirana ngo Imana yaduhabwiye ngo twinjire mu mujyi. Twinjire mu mujyi. Kandi bikinjira ari byinshi. Kandi bikajya no mu nzu ya perezida no mu nkono ze. Haleluya. Kubera kuko Imana iganira n'ibizima. Na Yesu yabwiye umutini ngo wume, uhita ugira gute? Uruma. Rero marayika yaraje asanga intare, arazibwira ati ndaje tumwe kubabwira kuko mu kanya haraza umushitsi. Sashimwe. Haraza umushitsi ukomeye w'Imena aje kubasura. None nje kubabwira ngo mureke ubukubaganye, mubike amerwe. Haleluya. Mureke ibikabyo byanyu no kwirata no gukangana. Uwo ni umushitsi, mutuze mumwakire. Haleluya. Iyo nzara muyibike, muzarya ikindi gihe. Intare zimutega amatwi, aziha briefing, amerwe muyasubize mu isaha. Haleluya. Mukanya abanzi ba Daniyeli bagira ngo naho ntibazi ko briefing yatanzwe. Bohereza Daniyeli asanga intare zahawe briefing ngo yike za ntare zose kurya turimo dusuhuzanya abariko zimwakira. Zimwakirana icyubahiro gikomeye, azitemberamo nk'umwami wazo ko waje kuzisura. Haleluya. Noneho ndatekereza n'iryo joro nibwo Daniyeli yaraye mu kiringiti cya Rene itaracya muri izine. Iba kiraramo n'ibitotsi byinshi. Umwami yabuze ibitotsi ku buriri bw'iki bw'umwami ntiyacurangirwa. Haleluya. Kubera kwizera. Haleluya. Kwizera ni kwiza. Kwizera Imana. Muje mwizera Imana ko mufite Imana. Mwizeye Imana. Hari Imana yabahamagaye ibakura mu byaha ibazana mu nzu yayo. Iyo ni Imana yanyu. Iyo ni Imana iri kumwe namwe. Nubwo mutayibonesha amaso, muyifatisha amaso yo kwizera. Haleluya. Haleluya. Kandi yabagiriye umwayigiriyeho umugisha. Yabahamagaye ntacyo mwatanze, yabahamagaye mutaguze, yabahamagaye mutinginze. Yarabasanze mu busore bwanyu, ibasanga mu busaza, ibazana mu nzu yayo. Iyo Mana ntimurebe intare, murebe Imana mufite. Ntimurebe ibihe, murebe Imana mufite. Haleluya. Haleluya. Umwami mu rukerera, Yesu ashimwe, aravuga ati nyamara Daniyeli agira Imana idasanzwe. Yesu ashimwe. Wenda yasubiye mu mateka, ya Mana yatumye asobanura za nzozi. Ya Mana wa mwuka, kuko yigeze kuvuga ngo arimo umwuka ngo utabana n'abanyamibiri. Yesu ashimwe. Ngo kandi afite ubwenge. Aragenda aja ku rwobo rw'intare arahamagara ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Haleluya. Ngo se ya Mana yawe. Haleluya. Ngo yoba yagize icyo ikora. Yumva ijwi ko rizamuka riramubwira ngo ndiho Nyagasani, ngo wowe sinagucumuyeho, ngo n'Imana sinayicumuyeho, ngo yohereje marayika wayo. Haleluya. Ngo abumba iminwa y'intare aziheza briefing. Yesu ashimwe. Umwami ategeka ko bamuvanamo, yandika inyandiko yohereza mu gihugu ngo mwese Imana ya Daniyeli. Haleluya. Ngo bariyo Mana musenga. Twasomye ngo twovuga iki? Ngo tuvuze ibya Baraki. Ngo abo ngabo ngo igihe cyo turengana ngo bazimije umuriro ugurumana cyane kubera kwizera. Haleluya. Abagabo nabo kwizera kwa obeyisanse kuza kugeraho wemera situation zose.
ntiwifofote. Amen. Mwibuke Saduraka na Meshaki na Abedenego bemeye kujya mu muriro, babwira umwami ngo naho itadukiza. Amen. Nubwo twopfa tugize gute? Tuyizera. Haleluya. Nubwo ntaba nari iri joro, iracyari Imana yanje. Nubwo ntaba mbona Minervari, iracyari Imana yanje. Nubwo no abanzi bananga, iracyari Imana yanje. Nubwo abantu bomvuma, iracyari Imana yanje. Haleluya. Ntabwo yahinduka. Ko niko kwizera kumera. Kwizera ntabwo abaswahili babyita kubabaika, ntabwo guhungabana. Yesu ashimwe. Kwizera Imana. Haleluya. Haleluya. Imana idukorera ibintu byinshi ugatangara uburyo ibikora. Yesu ashimwe. Uko niko kwizera rero abakera bari bafite mu Mana. Ariko kwacu ubu ngubu rero kuri muri Kristo Yesu. Umwanya wanje wagiye muri iyi minota 10 najaga muri ya jambo ry'Abahefeso rivuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kugira gute? Amen. Ndashaka ngo dutandukanye principe ya Ancien Testament ibo begerezwaga n'Imana n'amategeko. Amen. Ariko twebweho twegerezwa Imana no kwizera. Yesu ashimwe. Kandi kwizera kugasohoza ya mategeko muri twe bigatuma dukora imirimo myiza. Nazaga kubisobanura neza. Ntabwo dukora imirimo myiza ngo tubone Imana, ariko dukora imirimo myiza kuko twabonye iki? Imana. Ni ibintu bitandukanye. Amen. Abakera bakoraga imirimo myiza ngo Imana ibasange, ariko twebwe dukora imirimo myiza kuko Imana yagize gute? Yadusanze. Yesu ashimwe. Niko bimera rero. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana ihumugisha pastor. Iyo mirimo rero ndavuga mu 3. Amen. Imirimo Imana yaturemeye. Mugende musomere ya jambo ngo nguriya mirimo ni Imana yayiremye. Ntabwo ari imirimo twebwe twagize gute? Twakoze. Ni Imana yayiremye ngo imare yitwicazamo. Ni nguko Imana nakubakira umuntu inzu namara nkagira gute? Kayimushiramo. Cyangwa kamugurira imodoka namara nkagira gute? Kayimushiramo. Ndaje niko Imana yatugize. Rero ya mirimo yo muri Kristo Yesu ni imirimo Imana yaduteguriye. Iyo wizeye Yesu uhita ibiyawe. Amen. Uhita uhinduka kuri Imana yateguye muri Kristo Yesu. Imana yateguye muri Kristo Yesu ko tubabarirwa ibyaha byacu. Iyo nisije nza nigisha umwanya muremure yakoze umushumba nari ngiye kuguruka aririmba ngo ibyaha byanje byose yaravyikoreye. Haleluya. Kiriya kintu kirankoraho cyane ngo ibyaha byanje byose yaravyikoreye kandi atarigeze gukora n'icyaha nakimwe. Haleluya. Haleluya. Uriya n'umugisha witwa kubabarirwa. Na ujagamo cyane nkawuganira mpereye mu isezerano rya kera. Haleluya. Kuko mu isezerano rya kera umuntu yababarirwaga ari uko hari inyamaswa yamwikorereye ibyaha. Amen. Ngakora ibyaha ariko nkazana ihene ngafata mu mutwe wa ya hene nkavuga ibyaha byanje ya hene kajana byaha. Imana igakunda ikagira gute? Ikambabarira ya hene bakayica. Amaraso yayo akagira gute? Akameneka. Njewe kemerwa n'iki? N'Imana. Nuko niko byamera. Nubwo ngo ikintu gikuraho ibyaha ni igitabo. Haleluya. Haleluya. Cyonyine nicyo gikuraho iki? W'ibyaha. Byageze aho Imana irambirwa n'amaraso ya buri munsi. Mu Balewi ibice 7 umurongo wa 10. Imana ibaheza igitambo kimwe mu mwaka. Amen. Navuga ngo hakwirirwa muzana ihene buri gitondo n'intama n'inuma. Noneho ndabemereye muzana ihene 2 rimwe ku mwaka. Mbabarira ibyaha by'umwaka wose. Zahene zarumwe ihene ya Israeli ngo imwe bakayirambikaho ibiganza umutambyi agashiraho ibyaha by'Abisirayeli bakayica amaraso yayo akameneka, indi akayishyiraho ibiganza bakayangaza. Kandi zombi zasuraga Yesu. Yesu yapfuye kubw'ibyaha byacu kugira ngo Imana itubabarire kandi afira inyuma y'umuhana. Bibiri ikavuga ngo nimuze tumusange inyuma y'umuhana. Haleluya. Asa n'uwangajwe. Amen. Ariko noneho Imana yamara kubababarira abakene bakiriyemo bakababarirwa ibyaha umwaka wose ntibashake za numa.
ihene zibiri zigatuma Isiraheli yose igira gute? Ibabarirwa. Ikibazo cyarimo gikomeye. Haleluya. Umutambyi yinjira ahera ajanye y'amaraso. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi yajanaga amaraso afite amazina y'imiryango y'Isiraheli ku mutima we, afite n'abana b'Isiraheli ku ndugu ze. Yabari imbere y'Imana amisha y'amaraso ku gicaniro, ibyaha byose bikababarirwa. Yasohoka. Haleluya. Ibyaha bigatangira kandi bikandikwa ku mitima no ku mahembe y'igicaniro, bikandikwa bikirundanya. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo amaraso bayashiraga ku mahembe kwari ukuzimya ibyaha. Bikandikwa umwaka ugashira, umutambyi kandi agakongera akagira gute? Akinjira, ibyaha bikongera bikava ku mitima bikava no ku mahembe. Uwo munsi ukaba umunsi wo kwiyiriza, ikaba nk'isabato, ukaba umunsi wo kwishima. Le 11 ibyaha bikagira gute? Bigatangira. Amen. Yesu rero amanuka ari umutambyi mukuru, kandi amanuka ari igitambo. Haleluya. Haleluya. Mu bisome mu Baheburayo nicyo kinezeza cyane. Iwe rero ntiyatanga amaraso y'inyamaswa, atangaye. Bibiliya ivuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira akamaro, ngo atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'agaciro. Haleluya. Ngayo umwana w'intama w'Imana. Ayo maraso rero niyo tumisha ku mitima yacu. Yesu ashimwe. None umutambyi Yesu amaze gutanga amaraso ye, yinjira ahera ku mutambyi, amaze kurangiza kuba igitambo. Noneho yinjira ahera ku mutambyi, kandi ntiyinjira mu rusengero rwo hasi, yinjira mu rusengero rwo mu ijuru. Ahageze ntiyahava. Yesu ashimwe. Nicyo kibazo cyiza. Wa mutambyi iyo yahavaga, ibyaha byatangiraga kugira gute? Kwandikwa. Ariko Yesu we kuva hageze, kuva azutse ntiyasohotse, aracyari hahandi. Haleluya. Noneho aracyadufite ku ndugu ze no ku mutima we mu gihe cyose agihari. Haleluya. Imana itubabarira ibyaha byacu, kuko umutambyi ntiyigeze agira gute? Asohoka. Iyo tubwiye Imana ngo nacumuye, Imana Yesu ahita abwira Imana ngo uriya wacumuye ngo niwe nameneye amaraso, ngo aya maraso mfite niwe, ngo niwe natangiye ubugingo bwanjye. Haleluya. Kuko aracyari hahandi atuvugira. Noneho umuririmbyi araririmba ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, ni umukuru w'abatambyi, kandi yitwa nde? Rukundo. Mpamya yuko izina ryanje rihora ku mutima we, ubwo akirimo avugira nta muntu wamwirukana. Haleluya. Nzabyita ngo ni umuganda, ni uwubakishije inzu y'indani. Iyo nsomye Abakorinto ba 2:5 havuga ngo niba iyi nganda izasenywa, ngo dufite indi nganda iva hehe? Mu ijuru. Iyi y'inyuma rero dufite indi y'indani y'umwuka yubakishije imiganda y'Imana. Haleluya. Ya miganda idasenywa n'icyaha n'urupfu, umuganda umwe witwa kubabarirwa. Cyo gituma wa muririmbyi yaririmbye wa Rehobote avuga jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Haleluya. Rero umukristo wizeye ko yababariwe ntabwo umutima w'umukira urubanza, ntabwo wakandagira. Amen. Ntabwo Satani amutera imyambi yo kumubwira ngo Imana ndigukunda dore wayishumuyeho. Satani yakwibukije ngo gukiranirwa uzi utumbira hehe? Mu ijuru. Ureba y'umukunzi wawe wabigukuyeho rwose. Satani yakubwiye ngo wacumuye, mubwira ngo Yesu ari mu ijuru. Yesu arahera. Yesu ni umutambyi waje, kandi arimo aragira gute? Aramvuganira. Yesu ashimwe. Haleluya. Muzasome igitabo cy'umugenzi, ni cyiza cyane. Turubona yigeze gutangira mu Kristo, aramubwira ati subirayo unkorere, icyo gihugu uvuyemo ni icyaje. Undi aramubwira ati nagaye ibihembo byawe. Uriya mwami ndi musanga ahemba neza. Undi muri ibyo yararimbye ngo nakoreye Satani nta cyiza yagize gute? Yambaye keretse urupfu rw'iteka. Noneho turubona ngo aravuga turansuzuguye, ngo atanda amababa aramwimira, aramubwira ati reka nkwibutse ntaranagukubita. Amen. Uwamucumuyeho cyagihe wasayaga mu isayo gahindaga gasaze, cyagihe wabonaga intara ukagira ubwoba,
cya gihe wajyaga kwamwikirisha amategeko, amubwira byinshi. Mukristo aramutegera aramubwira ngo wibagiwe n'ibindi. Haleluya. Ngo ariko uwo mwami ngo ni umunyembabazi, ngo kandi ibyo byose ngo yarabipfiriye. Haleluya, haleluya. Turone biramubabaza. Uzubwira Satani nagukangisha, umubwire ngo uwo mwami arahera hahera, yinjiye rimwe, ni umutambyi udasohoka, kandi ni umunyembabazi. Haleluya. Ubwo nasitaye ni umuavoka arimo aramvuganira. Uwo mugisha rero abakristo ntabwo barawushikira. Amen. Kwizera kwabo tikurahagarara neza kuri urwo rutare. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi kandi uwundi mugisha twaherewe muri Kristo muri iyo mirimo ni umugisha wo kwitwa ubwoko bw'Imana, abana b'iki b'Imana. Ibyo ni ibintu de base abantu bubakiraho agakiza kabo, bubakiraho kwizera kwabo. Haleluya. Twabaye ubwoko bw'Imana. Ubwo turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko butagira gute, butavumika. Amen. Turi ubwoko butavumika. Ntabwo bavumika bariya, ntabwo bavumika. Bahawe umugisha n'Imana, ntabwo bavumika. Haleluya. Mfite umugisha ntawamvuma. Yes. Ndi ubwoko bw'Imana. Ubundi mugisha mfite ubugingo nubwo ngo za bindi niringira ndabitunze kubwo kugira gute, kwizera. Naho nashatse kubabwira, kwizera ni ukumenya ibyiringirwa kubifite udashidikanya. Haleluya. Ndabifite none, mfite ubugingo buhoraho. Abakristo benshi ntabwo mubizi. Muracyagenda muri za bindi bamubwira ngo uzaja mu ijuru, ngo sizi ngo tuzareba ico gihe. Je nzajayo. Umuririmbyi yararembye ngo se nawe uzajayo, ngo jewe nzagira gute, nzajayo. Waririmbye kwa data mu ijuru. Je ndahakumbura kandi nzagerayo. Haleluya. Nawe ugomba kuzumva kuzagerayo kuko ufite ubugingo buhoraho, kubera kuko wizeye nde, Yesu. Ntawe uzakubuza. Ikiza gitangaza cyane. Amen. Nuko tutembera ku bugingo buhoraho twahawe ari ubugingo bw'Imana, bituma tuba abana bayo, tuzaja mu ijuru. Dufite kamere y'ubumana mu buryo bw'umwuka. Amen. Umuntu yapfa, ariko mwe hano ntibihaba. Je iwacu ntibirahaba cyane. Umuntu yapfa bakabaza ngo ese hari uwamuganirije. Amen. Haleluya. Aho kubaza ngo ese yarakijijwe afite ubugingo buhoraho, tugasuzugura kagakiza ke, tugasuzugura kwa kwizera, tugaha agaciro ijambo rya nyuma. Kandi muzi ukuri ntabwo ari ryo rifite agaciro ni kagakiza gire gute afite. Haleluya. Twari dukwiye gutanga ubuhamya ngo yarakijijwe, yari umwana w'Imana, yarabatijwe, yabaga mu rusengero rwacu. Haleluya. Yaririmbaga muri korali. Haleluya. Yizeraga Yesu, abaye amwizeye by'ukuri. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibindi byose ntibikuraho ibyaha keretse Yesu waduhaye ubugingo buhoraho. Ikindi cya nyuma ndangiza kubera umwanya, nabidevelopaga cyane, ni ubutsinzi ku mbaraga z'umwijima. Haleluya. Haleluya. Sinzi indirimbo bazaririmba ngo ndi umutsinzi, naratsindishijwe. Yes, arakoze cyane. Ubu nje ndi umutsinzi, sinkiri umunyamahanga, nahinduwe uwatoranijwe. Ubu nje ndi umutsinzi. Ubwo butsinzi rero Yesu yarabuduhaye. Imbaraga z'umwijima twazigiye hejuru. Ntacyo abarozi badutwara, ntacyo abapfumu bagira gute badutwara. Turakomeye cyane. Haleluya. Kuko twivanze na Yesu, dupfana nawe, duhambanwa nawe, tuzuranwa nawe, tuzamuranwa nawe, twikirana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, dushizwe hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'ubutegetsi bwose, hejuru y'abadayimoni. Atubera umutwe, tuba umubiri ushitse, ushikirwamo na byose. Kwizera ibyo. Haleluya. Iyo wabyizeye uhagarara wemye. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo utinya imyuka mibi, nta kigutwara. Imyuka mibi ikunda umuntu, yataka umuntu utazi icyo ari cyo.
Yesu ashimwe. Ntumenye ko wahawe ubutsinzi. Amen. Yakureba igasanga atacuze, kavuga ngo ntabwo abizi, nimukubite. Ntabwo abizi. Musome neza ngo iyo umuntu akiri umwana abataraba umuragwa ni mu byo kwizera, ariko twebwe twabaye abaragwa. Yesu ashimwe. Hari ijambo abasirikare ba Mobutu bambwiye umunsi umwe, mbahaye bansabye carte, bansaba irangamuntu, nanga kuyibaha kuko iyo wayibaha barayibikaga kugira ngo uyibake ukabaha iki amafaranga. Noneho ndayibereka, bansaba ikindi gipapuro ndakibereka. Umwe abwira wabo ngiye ngo azakibera, ngo uriya muntu ngo arabona, arahumutse, arahumutse. Ariko iyo bakwaka ikarita ukayibaha bakayibika, bakwaka ikindi bakabikibika, baza kuvuga ati tumurye ntacyazi, ntazi ko afite ibyangombwa byiwe. Amen. N'abadayimoni ko bazabagira, iyo agukanze ukavuga ngo ndapfuye, wumva ikintu gikubise ku mabati uti birakomeye, ipusi yavuga uti noneho byabuze, bamfashe. Twebwe tugirana kwa kwizera muri za miti, igihunyira cyagira ngo ati birabaye noneho twashize. Icyo gihe rero abadayimoni bazabwirana ngo ntabwo azi icyo ari cyo, ntabwo azi uwo ari we, ntazi ibyo yahawe, ubwo atabizi yabidepoje, nimufate. Haleluya. Nimukakire, nimukandagire. Nicyo gihe abakristo rero biruka bashaka babafasha, bashaka abo bapfumu, bashaka abo b'abanyamasengesho, bashaka bahagera bakakwaka amafaranga. Amen. Reka dushire kwizera kwacu muri Kristo. Haleluya. Ndarangije kubera amasaha, ariko reka dushire kwizera kwacu mu mirimo Kristo yadukoreye. Dushire kwizera kwacu muri iriya mirimo Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Tumenye ko twababariwe, tumenye ko turi abana b'Imana, tumenye ko dufite ubugingo buhoraho, tumenye ko dufite intsinzi. Haleluya. Ku mbaraga z'umwijima n'imbaraga z'abarozi. Yesu ashimwe. Kandi nubimenye uzaryama usinzire wiziguye, ubeshejwe no kubiteka guha kuba amahoro. Tuzatinya abakandagira, tuzatinya ibihumba. Haleluya. Uzagira amahoro. Imana ibaha umugisha. Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. Duhaguruke dusenge. Nijuri mbere y'Imana mfite umuntu uvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi mpamyayo ku izina ryanjye riri ku mutima, ugamubwira zamura ijwi ryawe ubwire Yesu ko yakoze. Mubwire ngo Yesu warakoze, Yesu watugiriye neza, Yesu waratubatuye, Yesu waratuzamuye, Yesu waduhaye ubugingo buhoraho, Yesu waduhaye kubabarirwa, Yesu waduhaye ubutsinzi, Yesu waduhinduye abana bawe, Yesu watugize byose by'Imana yashatse, yaduhereye muri wewe imigisha yose yo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi turi abana bawe, uyu munsi turi abatsinzi, uyu munsi dufite imbaraga, uyu munsi tugenda hejuru y'imbaraga z'umwijima, uyu munsi ntabwo badufite, uyu munsi dufite ubugingo buhoraho, uyu munsi turi abana bawe, uyu munsi turi ubwoko bwawe. Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze. Natwe turagushimira, tuzahora tuvuga iyo mirimo, tuzahora tuvuga iyo mirimo, aho dushinze kwizera kwacu, aho dushinze kwizera kwacu, aho kwizera kwacu gushingiye mu mirimo wadukoreye, gushingiye mu mirimo ikomeye iyo wowe Mana wadukoreye muri Kristo Yesu. Haleluya.
ndasabira ubwoko bwawe kugira ngo buhishurirwe umwuka wawe wera, areme kwizera mu mitima yabo, areme kwizera kugundira wewe, areme kwizera kugufata, areme kwizera kukwicaramo, areme kwizera kugendana nawe, areme kwizera, bagire kwizera ko ari abana bawe, bagende babohowe, bagende baguwe neza. Urakoze Yesu kuko ubagiriye neza, turagushimiye, tugukomeye amashyi, tukuvugiriza impundu kuko uri Imana yawe. Imana imuhe umugisha. Reka twongere dushimire Imana amashyi menshi.